iki arbitrage. Arbitrage iri under Ferwafa authority. Ejo bundi ngira ngo mwabonye itangazo zagiye zisohoka turimo guhana abasifuzi baba tubite ko ari abantu, kuko akenshi nashaka gutanga nk'urugero ababonye match ejo ya Real na Barca, mushobora kumbarira igihe how many time arbitre yagiye kuri VAR for decision, inshuro nyinshi cyane. Nk'iriya penalty Mbappe yateye, sinzi ango waba urimo kugira ngo ubone ko umukinnyi uri hasi undi umupira wakubise ku ivi yawukozeho. Bamwe bayureba ariko arbitre ni arbitre bitewe na angle ariho ashobora kutayireba. So ibyo duteganya gukora mu gihe cya vuba, I think last week nari ndi Cairo just for kureba imikoranire y'amasosiyasiyo yacu ndetse na CAF. Hari icyo twagiye tuganiraho tugera no kuri arbitrage. Arbitrage mu gihe uko ugenda ijya imbere baranakubwira ko umusifuzi uzaba utari VAR compatible, so ni mu kirimi cy'icyongereza kuba compatible na VAR. Abasifuzi ba VAR n'abari babandi bicara hejuru bareba image, n'abasifuzi bo mu kibuga they have to be trained on the VAR. Icyo nasabye, maybe we are going to do it in the process, nuko muri Sekafa zone yacu bagiye bashyiraho amasenta yo kwigisha VAR, nk'iyacu iri Dar es Salaam. Ariko iyo VAR ntabwo nababwiye ko tudashobora kohereza abasifuzi 2-3 biga bakore stage hariya dufite abasifuzi bagera kuri 200 300. So what we are going to do, we are going to request the VAR in Dar es Salaam. We are moving it to Rwanda for training purpose, mu buryo buri pratique no mu buryo buri technique, en fait pratique na théorie. Ikiza iyo VAR is removable, so we share the cost with CAF. Ariko ikiza nuko du training abasifuzi benshi mu Rwanda kandi bakaba certify VAR compatible. So bikunze ku giti cyanjye ubwo nabyo nabona nabiganiraho na president ko niho nari nyiza, nuko muri phase du testing ayo VAR byibuze ku match amwe tukamakinga sure ko dufite VAR ishobora gufasha kwigisha abasifuzi bacu ariko no kuyatestinga mu buryo bikora muri kuri pitches. So hano iwacu turajya gutangira iyo process, ngira ngo na komiseri na nuza dukore ubusabe. I think byibuze tuzasabe VAR muri iyo period ya return leg, byibuze tukaba tuyifite. Ariko muri plan dufite ndetse twagiye tuganira na FIFA ma projet ya FIFA forward, nuko tugomba gutangira byibuze champion itaha dufite VAR yacu y'u Rwanda. So I hope ko abasifuzi bazaba barabaye trained kandi dufite n'igikorwa dushobora kuvuga ati amashusho yacu noneho ya decision zafatarwa nyuma ya match, kuko nagiye musoma ama commentaire muri social media ati ikipe se kuba yatsinzwe ese muzajya muyivanaho amanota isubira inyuma. So maybe nabona fata iyo decision iri technique ubu, ariko icyo nababwira nuko n'amavugurwa y'imisifurire turimo kuyavugurura ku buryo bibaye ngombwa tukareba ko hari ahandi byabaye, nk'ukuntu ushobora gukinisha umukinnyi ufite carton jaune 3 bikaza kumenyekana nyuma, icyo gihe amanota 3 barakuvanaho. So we are going to check mu buryo buri pratique niba bikunda, hanyuma tuzabasubiza. Ariko icyo mbashaka kubabwira, tugiye kuzamura capacité y'abasifuzi bacu, ngira ngo muri retour izatangira mu kwa 2 ndizera neza ko tuzaba dufite VAR irimo kutunganira.